Welcome to the best YouTube channel in Rwanda. My name is Sandrine Ndakwakiriye. Welcome back to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together. Uyu munsi ngiye kuganiriza uburyo ushobora gutakazamo ibiro wari ibintu byose ushaka. Agahinda, depression n'umubabaro wo kubyibushye cyane cyangwa se udasa n'akanaka cyangwa se utameze nk'akanaka ugiye kurangira uyu munsi. Abafana ba Sandrine cyangwa se abantu baje gukora subscribe hanga bafite icyo kibazo. Bye bye, tugisezere. Okay? Ikintu cya mbere ugomba gukora nk'intambwe ya mbere yo gushaka kugabanya ibiro ukagira shape y'umubiri ushaka. Notice ko ntari kuvuga ngo kunanuka, kubera ko ubusobanuro bw'ubwiza abantu bahaye ubwiza muri iki gihe abantu ngo butumane ko bari abantu bamudaringa ngo nibo beza. No, hari abantu bishimira kugira mu nda hatoya n'ikibuno kinini kandi hasi akaba byibushye. Hari umuntu wishimira kuba maneke burundu. Hari n'umuntu uvuga uti hoya njye ndashaka wenda amatako yanjye amera gutya cyangwa se amaboko yanjye amera gutya. Twese dufite uburyo dushaka gusamo butandukanye and it is totally fine, nta kintu na kimwe bitwaye. Alright, ikintu cya mbere uzakora nimba ushaka kugira shape y'umubiri wumva ushaka ariko wenda ikabigusaba kugabanyaho ibinure bikeya, ni ukurekera kumva amabwire y'abantu. Guys, kuri internet huzuye urokosomo nyinshi. Hururu, nufata ibitunguru ukabisya ukanywa amazi yabyo tunawutakaza na Misiri. Nufata sereri na pavuro ukabisya tarara. Rekera kurya inkoko, rekera kurya ibirayi, rekera kurya inyama, ubuto bureke. Mana we, indirimbo ziri kuri social media, ibintu biri muri websites zitandukanye abantu bandika shutdown. Funga amatwi yawe, bihunge unabihungire kure, kubera ko nugerageza ibyo umuntu wese akubwiye ntago bizakunda. Icya mbere cyo bino bintu bano bantu babivuga ntago baba ari abaganga. Icya kabiri bishaka kunkorera we ntibigukorere. Icya gatatu batanga amakuru atuzuye, bishaka kugukorera iyo minsi 3 yego, ariko uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu utakomeza kubinywa yandika garuka, kandi kiba ari ikintu udashobora gukomeza kunywa imyaka y'ubuzima bwawe bwose. So batanga amakuru atuzuye cyangwa se bagatanga amakuru adafatika badafitiye ibimenyetso. Ariko nk'uko mubizi kuri YouTube channel, nubwo nanjye ntari umuganga, twifashisha ibitabo ndetse iyi ngiyi ni continuous ya cya gitabo cyacu Food is in Medicine cyanditswe na Dr. Joshua. Okay, so icya mbere ni ukuva ku mabwire y'abantu, ibyo abantu bakubwira induru zabo ukabishyize ku ruhande. Icya kabiri ni kwishimira uko Imana yakuremye. Ntabwo twese twaremewe kuba banini, ntabwo twese twaremewe kuba batoya, ntabwo twese twaremewe kuba amamaneke ngo mu nda habe hari zeru ngo ikibuno ari kinini. Imana yaturemye mu buryo butangaje. Ubushize nabasomye icyo cyanditswe kivuga ngo wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, imirimo yawe Mana irantangaza. So ntabwo ushaka kuvuga ngo umeze nabi, ngo ushwe na depression, ngo kubera uko umeze ngo uri mubi, ngo kuki ngo ngiye mu birangi utananuka. Like, ntabwo dushaka kwicara utangiye kubaza Imana impamvu yaturemye gutya. Kandi uko usa kose ntabwo ntekereza ko nta muntu ujya uzanga avuga ati ndagukunda uko uri cyangwa se agukundira shape yawe, kubera ko n'abagabo badukunda n'abandi bose badukunda n'inshuti tuba dufite, ntabwo ariko abantu bose bakunda shape yo mu nda hato y'ikibuno kinini nk'uko abantu barangije kuyiportratinga muri societe ku cyo ngicyo cyo gisobanuro cy'ubwiza. So ishimira uko umeze. Nimba hari ibintu ushaka kugabanyaho cyangwa se kongeraho birashoboka, ariko icya mbere ni ukwishimira uko umeze. Ufite kugirana umubano mwiza n'ibiryo. Guys, ibiryo ntabwo ari umwanzi wawe, ibiryo ntabwo ari ikintu kikuzanira danger mu buzima bwawe. Kwanga ibiryo, kumva hari ibiryo udashaka kurya, kumva hari ibintu utagomba kurya kubera ko ngo bakubwiye ko bikubyibushya, ni amakosa akomeye. Kwicisha inzara byo narabivuze, nongera ndabiririmba, uburyo niyicishije inzara nshaka kunanuka nkagera ku rwego rwo kuruka amaraso, nkajya mu bitaro nenda gupfa ngo nuko nshaka kwicisha inzara ngo nanuke. So nk'umuntu wabiciyemo bikantera gukora research, nkasoma ibitabo bitandukanye, ngo uhaye inama yo kubwira ngo ntukicishe inzara. Umubano wawe n'ibiryo ugomba kuba umeze neza. Ibi biryo byaraturemewe. Imana yabiremye kugira ngo bidutunge, Imana yabiremye kugira ngo bitunge umubiri wacu, kandi nta biryo runaka ugomba kwima ngo kubera ko wabwiwe ko bikubyibushye, kubera ko ibiryo byose Imana yaremye nta kiribwa na kimwe Imana yaremye ari kidafite umumaro. Buri kiribwa gifite umumaro mu mubiri wacu uko cyaba kimeze kose. Niyo mpamvu tugira indyo 3 cyangwa se byo mu bwoko butatu: ibitera imbaraga, byubaka umubiri
n'ibirinda indwara, ibyo byose urabikeneye. Nose ukeneye imbaraga no kuba ndahanga ndi kukuvugisha ndi kubivugisha imbaraga z'ibiryo nariye, no kuba mbasha kwirukanka nirukankisha imbaraga z'ibiryo nariye. Nose nintarya imbaraga zizava he? Umubiri wanjye ukeneye kubakwa kubera ko umubiri uteye mu buryo akazi kose ukora uba umeze nk'ukeneye gukomeza kwiyubaka, niba uba wisenya nanjye ntabwo mbizi, ariko uba ukeneye gukomeza wiyubaka. Okay, so nta biryo na bimwe ugomba guheza mu ndyo urya, ugomba kurya indyo yuzuye kandi isahani yawe ikaba iriho indyo yuzuye igihe cyose, yaba mu gitondo yaba saa sita yaba na nimugoroba, ariko nta kintu na kimwe ugomba guheza mu biryo byawe. Ari nacyo cyanamfashije cyane kikampindura ubuzima mu bintu bijyanye n'urugendo rwo gutakaza ibiro. Ni ukumenya ko burya turoma zawe, aho waciye, uko wakuze n'ubuzima waciyemo bishobora kwafekitinga cyane uburyo ubonamo ibiryo cyangwa se ubifatamo. Nditangaho urugero, unotinge ko urugero ngiye gutanga wo kuri wowe rushobora kuba rutari bwapurike, ariko nawe rushobora kuba ruri kwapurika. Hanjye njyewe naje gusanga mfite ikibazo cy'agahinda. Iyo mfite ikibazo cy'agahinda gakabije cyangwa se cya depression, ndarya cyane. Nisanga ndi kurya bidafite umumaro, nkarya nashonje, nkarya kubera ko wenda nta kintu ndi gukora, ndi bored, nkarya kubera ko mbireba, nkarya kubera ko bindi hafi, cyangwa se nkarya kubera ko mfite agahinda. Agahinda kanjye naje gusanga narakamariraga mu biryo, ariko namyemeza. Of course naje gusobanukirwa aho byavuye n'icyari cyanteye ako gahinda, ndabanza ndagikemura, bityo mbasha kumenya no kumenya uburyo ndwana n'ingaruka byavuyemo. Ariko personally, nk'uko hari abantu bavuga ngo iyo afite ibibazo ntabwo arya burapeti, njyewe iyo afite ibibazo ndarya cyane. Noneho birangira umutwe wanjye, ubwonko bwanjye butakaje track, butakaje ni track, ni ukuvuga ngo butakaza communication iba hagati y'ubwonko n'igifu. Noneho inda yahaga, niba ibibwira ubwonko ntibubwumve, ntabwo nzi ukuntu bigenda, ariko narahagaga, ariko na nyuma yo guhaga ngakomeza nkarya. Ibyo babyita eating disorder. Nawe ushaka uyu munsi ubifite cyangwa se wenda uzi umuntu ubifite. Okay, ugomba kumakinga sure ko icya mbere urya ushonje. Bisaba ko umutwe wawe n'igifu cyawe biganira kandi ugakurikiza ibyo igifu cyawe gisabye, apa n'ibyo ubwonko bwawe busabye, kubera ko ubwonko bwawe bushaka kurya ikintu kuko gisa neza. Ushaka kubona akantu ukuntu gasa neza ugapfa kukarya, cyangwa se kuko gahari ukakarya. So pay attention, ganiriza ubwonko bwawe n'igifu cyawe, ugerageze kuimprovinga cyangwa se kuzamura umubano uri hagati y'igifu cyawe n'ubwonko bwawe. Urya ari uko ushonje kandi urekere kurya uhaze. Immediately wumva mu nda hari ikintu kigezemo, urekere kurya. Ntabwo ari ngombwa kurya ngo wuzuze, ntabwo ari ngombwa kurya ngo uture ubwangati, ntabwo ari ngombwa kurya ngo urye ibiryo by'umurengera cyangwa se urye udashonje cyangwa se uryagaguzwe bya hato na hato. Okay, iki kintu cyampindura ubuzima. Ntegereza ko igifu cyanjye gisonza nkabona kurya. Hari igihe nisanga ntariye umunsi wose, ngasanga ndiye nka nimugoroba, cyangwa se ngasanga ndiye kabiri ku munsi. Naje gusanga iyo nkurikije icyo ubwonko bwanjye bubwira igifu cyanjye cyangwa se vice versa, icyo igifu cyanjye kibwira ubwonko bwanjye, njya n'ibiryo bikeya birenze ibyo naryaga mbere. Mbere nabaga numva ko kurya ni ugupakira isahani kandi nkabirya nkabimara. Biri butujyane ku yindi point ikurikiraho. Hari ukuntu twakujijwe twumva yuko mugomba kurya ibiryo ukabimara. Ngo yanguze ababyeyi bacu, ngo yanguze ukuntu ngo ari abantu hano hanze ngo babwiriwe, ngo none ngo Imana ngo iguhaye ibiryo, ngo urashaka kubimena, ngo ibyo biryo ngo biryo bimare, ngo ndakubwiye ngo utabisiga aho ngaho. Ababyeyi bakurikirana YouTube channel, please, abana mujye mubareka barye bashonje, barekere kurya bavuze ko bahaze. N'ubundi iyo ubwiye umwana ngo narye ngo kubera ko ngo hari abana bashonje bameze nkawe ngo ariko ngo hanze ngo bashonje, like guys, bifashije iki uwo mwana ushonje? Nta na kimwe. N'ubundi ibyo biryo bigiye mu gifu cye, nta kintu na kimwe afa. Ni ukuvuga ngo uri kumubwira ngo arya narire ababuze ibiryo. Nimba Imana ibimuhaye tukamushima Imana, ariko ntabwo ari ngombwa ko arya ngo yipakire kubera ko ngo hari abana ngo bashonje hanze ngo abimenye ngo cyangwa se abisigaje yaba byangije. Like
come on, ashaka kubisigaza akabirya nyuma akaza kubishyushya akabirya, ariko ntabwo ari ngombwa kubwira umwana ngo arye kandi yahaze. Ababyeyi bari aha ngaha n'icyo kintu nacyo tugihindure imyumvire yacu, umwana nimba akubwiye ngo ndahaze mureke arahaze. Okay? Ni ukuvuga ngo eating disorder nayo dushaka kuyidevelopinga mu bwana, dushaka kudukuriramo kuva turi abana, kuko twabwiwe ngo isahani ugomba kuyirya ukayimara, wajya mu kirori bakagupakirira ibiryo bakakuzanira, kubera ko mu mutwe wawe watojwe ngo ugomba kurya ibiryo ukabimara ugasanga wabimaze, kandi izo ni karori kwiyongera mu mubiri wawe, maze ukavuga ngo warabyibushye, wabuzwe se n'iki kubyibuha? Uri kurya ibirengeje ibyo umubiri wawe ukeneye. Ikindi kintu kizagufasha muri uru rugendo rwo gutakaza ibiro cyangwa se kugira shape y'umubiri ushaka, ni ukurya ibintu ushaka. Ni ukuvuga ngo kiragaruka kuri cya kintu cyo kutiyima. Nimba wenda tuvuge usanzwe, nk'urugero njya nkunda umugati pe, nubwo waneje ibibazo byinshi wenda bitari n'ibyo kubyibuha bindi bijyanye n'uburwayi busanzwe, ariko nkunda umugati. Noneho ukuntu bigenda iyo cya kintu ukiyimye burundu, kubera ko ushaka gutakaza ibiro, umubiri urakwihorera, ugakomeza ugishaka ukakwihorera, ugakomeza wicwa n'amerwe ukakwihorera, gake gake hari igihe kizagera umubiri wawe ukagishaka ku buryo wumva, abagore bari kunyumva babigiye barabizi, kumwe uba ushaka ikintu utwite ukumva utakibonye ubuzima burahagarara. Kandi ikintu kikubaho iyo ubiriye, noneho urya ibirengeje ibyo waba ukeneye, urya kantite hejuru kubera ko urabikumbuye, urabishaka, umubiri wawe ukakubuza amahoro, ukumva nta kindi kintu ushaka kurya. So mu gihe uri mu rugendo rwo gutakaza ibiro cyangwa se rwo kugira shape ushaka y'umubiri wawe, ujye urya ikintu wumva ufitiye amerwe, ikintu umubiri wawe uri kuguhatiriza kurya ukirya. Ntugategereze ngo ukime ngo ugisunike. Biragaruka kuri rwa rugero naguhaye kare. Ese nguhaye baga yanjye nkakubwira ngo yimbikire, ushaka kugenda, hari amahirwe angana na 80% yo ushaka kugenda ukayibika, ariko nguhaye baga yanjye nkakubwira ngo ntuyirebe utandebera muri baga, amahirwe angana n'100% no kuri buvuga ati n'iki ashaka ko ntareba, n'iki ari kumishamo, ukajya kukireba. Niko n'umubiri ukora, uko ukomeje kukima ikintu niko umubiri wawe ukomeza ugishaka kurushaho. So ni byiza ko utangira kukirya hakiri kare, kuko niyo ukiriwe ugishaka urya kantite iri hasi, ariko iyo urindiriye warakimye igihe kirekire urya byinshi, noneho ukanacyahuka no kukivaho bikakunanira. So mu gihe uri gutakaza ibiro byawe, niba ari akaburushete nta kibazo, nimba ari akabyeri ushaka kugabanya byeri, wenda ntukomeze kunywa 10 mu cyumweru, ariko ukavuga uti byibuze buri cyumweru nzajya nywa kamwe cyangwa 2. Icyangombwa ni uko ushyiramo itandukaniro ry'ubuzima rusanzwe ubamo nubwo utangiye. Okay? Iyindi ngingo izagufasha kugabanya ibinure ni ukumenya ko ari urugendo, rutavuze ngo ni diet. Uri kumva ngo ngiye gutangira urugendo rwo gutakaza ibiro, ngo nkaho hari ikintu cyabaye, cyangwa se ari nk'ikizamini ugiye gukora, cyangwa se ari urugendo rutoroshye ugiyemo. Oya, bizagufasha niwumva ko ugiye guhindura imibereho yawe. Rugomba kuba ari urugendo ushobora kubamo imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Nimba urugendo rwawe rwo gutakaza ibiro ari ikintu udashobora gukora imyaka y'ubuzima bwawe bwose, ntushaka kugihagarika. Izo sareri uri kunywa n'izo pavuro birura birimo tangawizi, nimba ari ibintu udashobora kunywa amezi 5 buri munsi cyangwa bimwe imyaka 5, nta kintu kimwe bizakumarira. Ibyo biro byose uri butakaze byose bizagaruka nta na kimwe kivuye, ahubwo bizaza biniyongera. Njyewe ibyo byambaye uri kubabwira. So urugendo rugomba kuba ari urugendo ruri favorable kuri wowe, tuvuga ngo rutakubangamiye cyane, rugomba kuba ari urugendo rutakubabaza cyane, rugomba kuba ari urugendo rudatuma wiyima, rugomba kuba ari urugendo wishimiye, ugomba kuba ari urugendo wishimiye, wumva ubyishimiye, wumva ibyo ukora ubisobanukiye, wumva ibyo ukora nta kintu bitwaye, kandi it is supposed to be called a lifestyle change. Ni uguhindura uburyo wabagaho muri rusange, kubera ko hazazamo gukora siporo. Ntabwo uzakora siporo amezi 2-3 ngo uvuge ngo ngo nakabaye natakaje ibiro, ngo niba byanze ngo mbivuyemo. Gukora siporo ni ikintu ugomba gukora kugeza igihe uzapfira. Yes,
kuva aho natangiye gukora siporo mfite imyaka 17 n'uyu munsi ndacyakora siporo kandi nta nubwo neze kubihagarika, ubu noneho ndanabikunda cyane nta nubwo nanabihagarika ngo bikunde. So ugomba kumenya ko ari ikintu kizahoraho. Niyo mpamvu nta biryo ugomba kuvuga ngo guhera uyu munsi ngo ntabwo uzongera kurya umuceri. Ntabwo wabaho imyaka y'ubuzima bwose utarya umuceri, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, niba hari n'umuntu wakubwiye ko bishoboka yakubeshye. Ahubwo nimba waryaga isahane y'umuceri tubigenza gute kugira ngo utangiye kurya rushe 2 cyangwa 4? Uko niko bigenda, ni uguhindura kantite. Niba waryaga ibiryo bingana gutya utangira kurya ibingana gutya. Nimba uri umuntu wirirwaga wicaye mu rugo ugatangira gukora agasiporo gake gake, utangira ku minota 15 ukajya ku minota 20 ugatangira kujya mu minota 30. Uyu munsi ngiye nkora isaha 1 n'igice kandi byatangiye na siporo y'iminota 15 nyirangiza numva ngiye gupfa. So it is a change of lifestyle, no guhindura ubuzima bagamo. Ntabwo ari ngo diet ngo rero ngo njye ngo ndi kuri diet, ibi n'ibi ngo njye ngo ntabwo nkibinywa, ngo ibi n'ibi ngo ntabwo nkibirya. Ntabwo ibyo bintu wabishora imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Byumve ku muntu byananiye inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Okay, ndimo gusoza ikindi kintu kizagufasha gutakaza ibiro cyangwa se kujya muri shape y'ubuzima bwawe ushaka, ni ukuryama amasaha 7 ku 9 ku munsi. Guys, kutaryama bizagutesha umutwe, bikujagaraze, bizana umujagara wawe haba mu kazi, haba mu byo ukora, haba mu gutakaza ibiro. Ni ukuvuga ngo hari uburyo uko ukomeje wicaye amasaha maremare umubiri wawe uri gukora cyane, uri bugusaba ibiryo mu masaha 6 z'ijoro, uri bugusaba ibiryo mu masaha 4 z'ijoro. Kandi muri umuntu ushaka gutakaza ibiro cyangwa se guhindura ubuzima bwawe, ni ngombwa ko byibuze urya mbere ya saa 2, mbere ya saa 3, ku buryo ujya kuryama ibiryo byagushize mu nda. So kuryama, kuruhuka, kwemera umubiri wawe ukaruhuka, ukaba uri muri mood nziza, ibintu bizagufasha gutakaza ibiro cyangwa se guhindura ubuzima bwawe. Ikindi kintu ndi busorezeho of course ni ukurya indyo yuzuye. Dr. Joshua yarazanditse muri cya gitabo cyacu, kurya indyo yuzuye. Nuvuga ngo isahane yawe ikaba iri bitera imbaraga, ikaba iriho ibyubaka umubiri, ikaba iriho ibikiza indwara. Ndavuga imboga kuri buri sahani, yaba saa sita yaba nijoro. Ndavuga nimba ari ibere, nimba ari umuceri, nimba ari ibijumba, nimba ari amateke, nimba ari imyumbati, aribyo bitera imbaraga. Nimba ari ibyubaka umubiri, inyama, amafi, ubunyobwa, indagara, ibiki byose bikaba biri ku isahane yawe. And of course ukagabanya kantite nimba ushaka kugabanya ibiro. Nimba rimwe na rimwe ushaka ice cream ugenda uyirya, it is totally fine. Nimba ari akabyeri ushaka kwimura, it's fine. Icyambere ni uko ugabanya ibiryo waryaga cyangwa se kantite y'ibiryo waryaga. Ikindi kandi ugakora siporo. Ntabwo ari ngombwa kujya muri gym ngo umare amasaha 2, ntabwo ari ngombwa kujya muri gym ngo umare amasaha 3, ntabwo ari ngombwa kugira ngo wikorere ibyuma byose bihariho. Ni gake gake, ni urugendo rwa gake gake. Ugomba kuba ari urugendo wishimiye, uri comfortable, ushobora kumaintaininga to the rest of your life. Ugomba kuba ari urugendo rushoboka. Ibidashoboka ntabwo bizakunda. Alright, so nizere ko uzagaruka mu mezi 3-6. Of course wenda n'iki nacyo reka nkyongereho, ntabwo ari urugendo rushoboka mu munsi umwe, ntabwo ari urugendo rushoboka mu cyumweru kimwe, ntabwo ari urugendo rushoboka mu mezi 2. Consistency, gukomeza gukora ikintu, ugakomeza ubikora, ugakomeza ubikora. Amezi 3-6 wabonye result, ubuzima bwawe bwahindutse. Ukeneye amezi 3 cyangwa 6 yonyine ukabona impinduka mu buzima bwawe utigeze ubona, kandi nta kintu na kimwe wahinduye mu mirire yawe, nta n'ikintu na kimwe wabaye, nta stress, ntaki. Okay, wibuka kunywa amazi menshi ahagije, litiro 2 cyangwa se 3 ku munsi. Byaba ngombwa njyewe personally nkunda kunywa amazi mu gitondo nkibyuka, yaba ashyushye yaba akonje, mbitanyanywa. Ntabwo ari ngombwa gushyiramo amazi y'indimu, nanjye nanywa amazi y'indimu igihe kirekire, ariko nabyo byatumye njye ngira igifu. So ntabwo nakugira inama yo kunywa amazi arimo indimu. But amazi ni ikintu cy'ingenzi. Kunywa amazi ibintu bizaguhindura ubuzima, bigahindura digestion yawe, ukabasha gusohora imyanda neza, ukumva umeze neza, skin yawe ikaba imeze neza. Hari abantu benshi barwaye ibiheri hano hanze kubera ko batanywa amazi. Amazi ni ubuzima, amazi ni byose. Hagomba kwibagirwa kunywa amazi. Okay, ushobora kunyandikira muri comment niba hari ikibazo ufite, cyangwa se hari ikintu ushaka kumbaza, cyangwa se hari ikintu ushaka kubivugaho, nzaza ngusubize. There is no problem. Bye.